badashaka intama baragira ahubwo bashaka izo barya. Rwose nimwangisha abashumba no mu butumwa turabyemerewe. Yego rero aho kugira ngo ubone intama ya Kristo ku mushito wayibona izerera. None si ibyo bintu byaje ryari? Ibihe byuko intama zimwe zitaragirwa ahubwo zishyirwa ku mishito. Mpamvu zishyirwa ku mishito aka kantu abakristo barakazi, abashumba barakazi. Usanga umuntu ari urumva tayari bari kuyipima ku biro, sibyo ngo bumve umusokoro wayo cyangwa ibinure byo muri yo. Ntabwo bari kugenderera ubugingo bw'intama. None se nk'uwo wamuha umuntu ngo amurere aramurya, kumurya gusa zaramutapfuna ahubwo ubabazwa nabyo. Umuntu ubabazwa n'ibyo mvuze araba afitanye isano nabyo. Ngenzi n'abandi noneho ngenzi n'undi umva, ngenzi n'undi wambwiye ngo nakangutse nsanga amaze gusambana nawe. Ufite ibimenyetso se? Hari abashumba bicarira gutenga batarigeze bicara bahugura, batarahannye za nzira zose. Umugisha w'umuryango n'igihugu. Juste igihugu ni ikintu cya kabiri Imana yemera. Bwa mbere ijuru, kabiri aho dutuye none. Ntidukwiriye kubaka amadini twasenye igihugu, kuko igihugu kibaho hatari idini, ariko idini ntiribaho nta gihugu. Nako tubaka igihugu cye aba ameze nk'impunzi yifuza intambara mu gihugu yahungiyemo. Ndikuzo Emi turi kuri muri TV. Hanyuma Bobo wambaye rouge bordeaux. Bara ry'umutuku. Okay. Tugarukanye muri studio usa neza, afite courage, wagira ngo wari urusenda. Uko nambaye ibara ry'umutuku. Harya bifite igisobanuro. Iryo bara rifite igisobanuro. Maraso ya Yesu. Njya nabyo byaziramo se. Hanyuma rero wasuhuza abadukurikiye ukanabashimira. Abasuhuje mwebwe mwese abadukurikira muvuga, abadukurikira mwicecekeye. Amahoro y'Imana bane namwe mwese, turabakunda cyane. Rero ukomeze ubane natwe ngaho tera agatebe tuze rero tuganire twizihirwe. Tugize umugisha kubw'uyu mwanya w'agaciro rero kubera ko ari umwanya udasanzwe. Dukwiye gushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yakoze muvandimwe wanje. Nanjye ndagushimiye by'umwihariko rero kuba tugarukanye muri studio ufite courage, umeze neza. Mwe nta nari mfite se. Nabonaga inkuru wakoze batari kuzeba cyane, nkiheba nkavuga numenye umuvandimwe yababaye. Agahina mfite nako mu mwuka sako w'umubiri. Umubiri biri gukunda. Umubiri se? Ese umubiri ubundi kuwinginga n'undi kutazawuhamana. Neze mu mwuka hari agahinda ufitemo. Kiki kabari gupfa, kabarimbuka. Ngo hariho icyo twakora, ngo hari icyo twakora tugikoranye umwete, ngo iminsi irahita vuba yihuta, ngo kandi ukwihita niko benshi bapfa batamenya umukiza Yesu. Ngo ariko hari icyo wakora ugikoranye umwete, ngo utabara ubu twese iminsi itarashira. None rero uje gutabara nawe, uje gutabara abandi rero. So gushyira ukurahagaragara se. Batarakora subscribe muyikore. Mwababyeyi mwe nimudushigikire, musangize abandi iki kiganiro. Ndashimira abantu bose badukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Imana ibahe umugisha. Abadukurikiye bari muri Aziya, abadukurikiye bari muri Europe, bari muri Australia, n'abadukurikira muri hano iwacu muri Afrika by'umwihariko, Imana ibahe umugisha. Nk'ibisanzwe ngarutse Ndikuzo Emi, n'ubundi nyine nk'ibisanzwe ndi kumwe na Bobo. Tugiye gusangira. Bobo, ndasuhuza abamama bose badukurikiye. Tisuja nanjye ndasuhuza abapapa badukurikiye. Abamama bakunda kugira umutima w'impuhwe no kwisi yahindutse ubu ngubu, bashinze iryinyo kurindi, babaye bakamirifu. Aho mbere abamama bagiraga umutima mwiza bro. Ko ntaho wagiye. Ntaba papa se. Erega nazagira ukubeshya, ufite icyo afite aracyagifite. Utafite icyo afite. Nubundi utagifite nta cyaba afite, nubundi abari ukwishushanya. Abongererwa n'abafite. Nose no wambwira ngo wabaye kaya, uburyo uhinduka nuko yarakwiriye guhinduka. Ahubwo yahinduwe n'icyo yabonye, icyo atarafite ari cyo gifite imbaraga kurushaho. Rero nimba abona ko guhinduka bamuba ari byo byiza, urugendo ruhire. Incamake y'amakuru Bobo.
Camake y'amakuru yuko ngo abashumba bazanye imishito mu rusengero. hari umumama rero ngo wavuye ikuzimu yiviriyeyo abonana na Sekibi ariko abonana na Kristo bose basuranye baganiriye turaza kumenya ibyo baganiriye. Inzara muri ADEPR iracyavuze ubuhuha yasarije abantu. Aya magambo nayagarutsweho n'umukozi w'Imana abantu benshi bazi witwa hari amagambo Pastor Masumbu kuyivugiye ubwo yarimo arigisha muri Calvary urusengero rwe na Pastor Christophe, ariko no hari ikiganiro cyakozwe n'abashumba batandukanye muri ADEPR harimo wambaje Imana wa paruwasi ya Gisenyi. Yego yarahari nawe yararimo. Dutegereje amakuru ari buturuke kwa nyira Pasika kubw'ubutumwa Imana yamuhaye buri gutambuka kwa Bosco Profete Bosco hariya Ekanombe. Reka twinjire mu makuru arambuye ariko. Yego. Umugani w'abahungu ati mu kanya gato amakuru arambuye. Umuvugabutumwa Aniseti yagaragaje ko abakozi abantu hasi. Bakozi b'Imana kandi. Noneho yagaragaje abakozi b'Imana ngo bari kuzana imishito mu rusengero. Ibi nababwiye ngo mubita intama. Birangiye izo itwa intama. Ngo bari kuzirya. Murimo murazishita. Kumishita. Akazotsa. Dore ko mwabaye. Nababwira iki ngo Dawidi yabaza abantu abita abantu be ahura n'ibyago ariko se koko ziri kuribwa ziri kugira ziri kuragirwa neza zikajya mu zikarya ubwatsi ziri mu rwuri cyangwa umwana ziri ku cyokezo. Aya magambo rero yavuze kubera impamvu urakire papa ariko ijambo urakire nzarigarukaho betamya netsa ngo burango hari ibindi bintu muri kuvuga byaturutse ngo mu bakurambere ba kera twe tutazi. Wabitse kubinzanamo ko nta kiri uwa kera nduwa Yesu. Ndigireka kuvuga ko iki. Ahubwo ujye uvuga ngo urakarama. Urakarama. Ejo bundi nasereye n'abantu ngo kubera ko sinzi umuntu tunari kuri radio ndi kwitaba telefone abantu bajya kuryama ndavuga nti Imana ibarinde ngo yego ikuzo ngo nawe ngo dukunda radio umucyo ngo nawe tukagukunda cyane ngo nukurara haryana ntibarakubeshye ngiye ndaraharyana nkande ngiye bitarayo bitakurya ngo ushikaguri kuba wagiye sone ngo ndaraharyana ndavuga nti ngiye ndyama niziguye ngo oya ngo n'umuco w'Abanyarwanda ngo oya ngo wipfobye umuco w'Abanyarwanda nibyo bintu byaje ryari se turacyari Abanyarwanda cyangwa turaba Kristo turaba Kristo ni umunyarwanda mu gihugu ako mu byo buri spirituel wa Kristo. Aha rero niho Niseti yavuze ngo abantu bari gusenya igihugu ngo bari kubaka itorero. Bari kubaka itorero. Ni idini yavuze ni itorero. Ni idini. Nta torero ni idini ntiwasenya igihugu. Itorero iracyari mu ibanga. Ntiwasenya igihugu ugiye kubaka itorero. Ariko ijambo itorero wenda karuko tugira nimba ducikwa nimba tubivuga bitworoheye ariko ubundi itorero iracyari mu ibanga urizi numwe ni Kristo. Ntabwo twe rero tuzi itorero kubera ko itorero rya Kristo riri mu ibanga. Turi mu madini. Hari umushumba bisobanuye neza kuri wa muhanuzi wavuze ngo bekaturika ngo wari buze no kuva ikiganiro abisobanura neza ariko asobanura kwizera ibyo ari byo. Kuko Yesu avuga ngo ningenzera no kuri n'ubugingo. Naho jya kwa data ntamujyanye. Ariko hari abantu bapfuye batarakamwizera batazi ko nahari. Bibiyejana se by'iwacu kera byabaga mu Ryangombe bari bazi Yesu. Ako buriya nibajya gucirwa imanza. Aniseti rero yagize ati hari abashumba badakwiriye guhabwa intama. Badakwiye kuba bungeri. Kubera ko bazigira bate? Barazishita. Kumishita. Barazirya. Bazikuramo n'utwo zari zifite. Wana tumaze iminsi tubivuga. Ariko Imana ishimwe ko ari n'umukozi w'Imana waje akabivuga. Ubwo akabyivugira. Ubwo akabyivugira kandi abizi ko bamukunda ari benshi. Yasobanuye uwo mushito wayo. Si ukubaga ngo bashyire ku mishito nyine babarye botse bushikaye. Ni mu buryo bw'umwuka. Nibyane tumanze tuvuga abavuga butumwa abahanuzi ababishop abaposo abapastor twataye imuhamagaro w'ibutumwa bwiza buzanira abantu ubugingo buhoraho ahubwo dutandukira tujyana ubutumwa buduhesha amahoro atariho y'iki gihe. Kandi nabwo ntitubutanga mu buryo bw'ihumure, tubutanga mu buryo bwo kwireherezaho benshi ariko bahwanye n'ibyo bafite twe dukeneye.
Okay, ibyo uvuze ndabyumvisha. Uko niko barya intama. Kandi bazikuraho ibisembe pe. Kabazikata. Sinkubeshye. Abakristo benshi batumvishe babuza abashumba. Arangije aragaruka umwanya. Aragaruka aragira ati aho kwicara bahugura bicara batenga. Ako kantu ntibabura kugatindaho. Ko mu kiganiro mu makuru y'ubushize mu kiganiro twari dufite waravuze ngo mukire ntibamutenga mu rusengero. Kare kare. Muvuge. Ibeshye umuvugana. None munsi haje ngo batinda kubahugura ahubwo bakaza babatenga. Yaje akererewe ukakabura umwanya. Mwese mwahaguruka. Wo kwicaramo. Urabeshye. Umukire. Umukire. Neza zaza kare. Hako we usibye mu ijuru gusa ahandi hose mu isi umukire no uzimbe. Hagize impamvu no muri famille yanyu sorry niba famille ntayo ariko no muri n'abantu batora bafite famille. Ndayifite. Muri famille yanyu umuntu ufite ijambo niwe mukuru w'umuryango no ufite amafaranga ye. Ntuza Scobe yarabivuze. Scobe aravuga akantu kwa mugore ndamukunda. Umuzanye agira ukuri. Mani ngiye nkunda umuntu ugira ukuri. Yaravuze ati hari nabandi bagufite yaravuze ati dore kabone ko niyo waba uri umwana ukaba ufite amafaranga uhita umukuru w'umuryango. Exactly. Ibyo niyo nashaka ngo mbwire. Ubu rero niyo mpamvu nanjye nzahumeka nyatunze cyangwa ngiye gutyo. Amafaranga? Nayo ari ikindi kinshaka. Ntuyabuze. Nziyakira. Banza urongoresha ibindi bizaza nyuma. Banza urongore. Banza ngire ne. Banza ushire mu mago. Uzana umwana. Uko anyokobukwe. Azawe mu rugo. Ibindi by'amafaranga bizago. Ubageze ngo Imana yimpa amafaranga n'umusore nari gushoboka. Ko bivuga nkaho simba nanapfuye niba byararangiye simba naciyeho. Ko bivuga nkaho sari icyo bize. Ibintu byo kumuzana se. Abantu mudukurikiye mwese muzatwerera Bobo. Bobo umva rero. Uretse ibyo gato. Uretse gato. Muri izi nkuru tuba turimo tubagezaho rimwe na rimwe no kugira ngo mumenye hanze haravugwa iki abantu baza kuri social media bakabaho bakatira bamenya amakuru agahumana n'ibyo atarakeneye kumva ariko none ubanza wumve aya magambo ya Aniseti yavuze nk'umuvuga butumwa sibyo ndabura ngo uri umushumba uzi kwiga kandi ushaka kwiga wayumva kubera iyo mpamvu abashumba benshi n'ujya kureba uzasanga nabo ubwabo bagomba kwihugiraho bafite abana babo bafite ingo zabo warabivuze bagomba kuzibonera umwanya abafite abakristo benshi atari bubashe kwitaho no kumanaginga waho ndufite amafaranga impamvu yitabwaho ni uzana umuceri kwa mushumba ni uzana icya 10 kwa mushumba umukene rero umukene azahora ari inyuma y'abandi bose ntacyo babihinduraho anase uraza ufite ivumbi bundakize ivumbi ni kwisi yubatse raza ukubita ivumbi wigira ucya wikunkumura nyuma ye rero undazagira cyati haleluya aricyo numvaga nashaka gusaba Rabel ariko yanabivuze yavuze ati ndabiza abadashaka kumva ibi baraba badahwanye nyine nibyo bakeneye kumva ukuri ariko ikintu nakunzemo cyane ubishe nuko namenye ko hari abasenyi igihugu ndashaka kubamenya twihera amajwi badakwiriye gushuma intama badashaka intama baragira ahubwo bashaka izo barya rwose nimwangisha abashumba no mu butumwa turabyemerewe yego rero aho kugira ngo ubone intama ya Kristo ku mushito wayibona izerera none si ibyo bintu byaje ryari ibihe byuko intama zimwe zitaragirwa ahubwo zishyirwa ku mishito mpamvu zishyirwa ku mishito aka kantu abakristo barakazi abashumba barakazi usanga umuntu ariko urumva tayari bari kuyipima ku biro sibyo ngo bumve umusokoro wayo cyangwa ibinure byo muri cyo ntabwo bari kugenderera ubugingo bw'intama none se nk'uwo wamuha umuntu ngo amurere aramurya kumurya gusa zaramutapfuna ahubwo ubabazwa nabyo umuntu ubabazwa n'ibyo mvuze araba afitanye isano nabyo ngenzi n'abandi noneho ngenzi n'undi umva ngenzi n'undi wambwiye ngo nakangutse nsanga amaze gusambana nawe umeze ukoresha abantu babo gukubita imbwa ntibinsaba kumoka
ntabwo binsaba kumoka ngo mvuge izina ry'umuntu, iryo ntiririmo ubucunguzi rwose. mfite abantu bari kubatizwa bazi ko kubatizwa ari agakiza ariko bakabatizwa batarakizwa. yari arusenye aramubwira ngo yeretswe yuko byabaye ngombwa ko nkora ikosa ngo nkosore irindi. madamu w'iwanjye amaze kugarura umutima ntabwo ari kuzi ko bya bintu burya bitari byo. ufite ibimenyetso se? hari abashumba bicarira gutenga batarigeze bicara bahugura batarahannye za nzira zose Bibiliya itanga cyangwa ijambo ry'Imana risobanura batarazinyuzemo. ukwiriye gutengwa umuntu utemera icyo ukora cyitwa icyaha si kimwe abantu bamenya nk'ikibi kuri wowe, ahubwo icyo twita icyaha ni kimwe gituma ubusabane bwawe n'umwuka wera w'Imana buvaho. umuntu wigeze ambaza ngo se anditse bemerewe kurya icya 10 cyane cyane wajya ibyo azi ko wagiye hari ibitari ahubwo hano hose ntibajya bagitanga. ushingiye ku ni ngombwa cyane gutinda kuri iki kintu umuntu akanamenya ko ari urukundo cyangwa ari igikorwa ari n'ubuzima agomba igihugu abamo ubundi yavukiyemo kugira ngo ubone umugisha waho ujya w'amajya ni uko uba ufite aho uvuye. hari imigisha ibiri Imana itangira rimwe, umugisha w'umuryango n'igihugu. jisite igihugu ni ikintu cya kabiri Imana yemera. bwa mbere ijuru, kabiri aho dutuye none. ntidukwiriye kubaka amadini twasenya igihugu, kuko igihugu kibaho hatari idini, ariko idini ntiribaho nta gihugu. nako tubaka igihugu cye aba ameze nk'impunzi yifuza intambara mu gihugu yahungiyemo, kandi n'ubundi yarahunze abitewe n'intambara. nako kantu nashaka kukubwira, abantu benshi barasenya igihugu bakubaka idini guteze kandi idini ntirikwiye kuvuga ubutumwa bwiza. bari kuvuga iki? ese hari amacakubiri bigisha mu idini? ubu si wowe n'umuntu azinduka ku wa mbere akajya mu cyumba cy'amasengesho, ku wa kabiri akajya mu cyumba cy'amasengesho, uzarokore badakora umuganda ukuntu bangana. none se kudakora umuganda ni idini? none ubwo ni iki? nese idini yabyabwiye ngo muryame? bakunsubirize. iyo umuntu abyutse ku wa mbere akajya mu cyumba aba ari kujya si mu idini. iyo abyutse ku wa kabiri akajya mu cyumba ari kujya ese ku munsi w'umuganda amasengesho araba? ku munsi w'umuganda nkubwira abantu ku munsi w'umuganda babonye umwanya wo kuruhuka kubera ko mu yindi minsi baba bagiye gusenga. nkubwira abantu ku munsi w'umuganda ese ugumva icyaza ari idini? none se idini ntabwo ari gufata ku gahato ngo genda. none wari uzi ko ari iki cyabakoropye mu mutwe ko hari amadini? ariko ubwo uzi ko hari abo babwira ngo ntibagakore umuganda. rero turi bwemeranye. ndemeranya nawe hejuru y'ikisi ko nakubwiye ngo niba ari wowe wubaka igihugu kuruta uko wubaka idini. none idini ngende pastor sibyo? utu tuntu mwihaye ndatangaje nti kwa kabiri dufite amasengesho, simvuze ngo utazaza nzamukubita. wewe kubw'icyo wikeneye n'icyo wibabare n'impamvu ikuzanye gusenga uratabyosuza. ngiye nka pasitoro ntago mpamagaje amasengesho hari igikorwa cya leta, mpamagaje amasengesho kuko ari igihe cyo gusenga kandi numva wenda nabiyobewemo, cyangwa kubw'impamvu zanjye bwite ituma mpanga amasengesho. hari umuntu ugeze kudupangira amasengesho y'agahato. murayasenga? twarayasenga nk'uko ubwana. so ariko ntiyanteruye. none ikibazo ni uwahamagawe cyangwa ikibazo ni uwahamagaye? ahamagara nde? wavuze ngo hari amasengesho, nta gihano kiriho nutaza. none se urumva ikibazo ari uwavuze ngo hari amasengesho, ikibazo ni uwaje kwitabira? turabazi. iyo ubona, reka nkubwire, iyo ubona umushumba muzima sibyo, umukristo we aza ku wa mbere muri gahunda ya church, ku wa kabiri akaza muri repetition, ku wa gatatu akaza mu cyumba cy'abamama cyangwa abagore n'abakobwa, ku wa kane hakaba hari repetition, ku wa gatanu hakaba hari service y'amateraniro asanga, ku wa gatandatu barasubira mu ndirimbo cyangwa ari ubukwe, ku cyumweru ari amateraniro. umushumba akabona
umukirisitu woza ejo nshuro zose akaba adashobora kumwicaza muri ofisi ngo amuhamagara mubaze ufite akazi ubayeho ute? none se pasitoro uragira ngo agume azajya aba mu rusengero wenyine? abo bagomba kubaho kugira ngo babone uwo bahamana. nibyo nashaka kumva kugira ngo ayo rusengero aboneke ubukode buboneke. ntoya sinibyo, none se umuntu wirirwaho arabona yo kwishyura, ahubwo ikiri bubeho pasitoro arabona abantu birirwana. se umuntu wirirwa mu rusengero yabona iki kandi yirirwamo? sawa, ubwo ari kubaka igihugu rero urimo arubaka igihugu. none se ntari kugisengera? asengera iki? asenga iki? no masengesho basengera igihugu. no rwose birwamo bro, banza wumve umuye abantu ibyo ntacyo. Hagati aho ngaho rero umumama ngo abagiye ikuzimu, aba yikojejeyo ngo yajyanwe nande hari ngo n'umugabo we ako yaburiye abantu bafite abagabo batari ababo. hari abantu babana batari ababo. nkurikire abajyaga mwibaza mukibaza ngo ni ibiki amabanga ya satani yose. ndumva nshaka kubwira abantu ahantu Imana yankuye nta mwana w'umuntu wigeze ahagura. hagati aho ngaho atangariza aba bantu mujya mu bapfumu mukajya gushaka abagore cyangwa mukajya gushaka abagabo mwabanje kujya gucisha inzara. ntabwo Imana ibishaka, ubwo ni ubupfumu bw'umwijima. mbana nawe ariko mbana nawe atari mu buryo bw'umucyo, hari izindi mbaraga we yagiye gushaka ntabizi baracyo. nkaba mboneyeho kubwira uyu umugore ushobora kuba afite umugabo utari uwe, akaba yarumva yarihesheje amahoro, twarishije utundi harimo n'uwa ako ntabwo ari uwanjye wawe nushaka ububatse ku mwijima, ububakiye ku barasohora mu nzu banjyana hanze, ndagenda nihisha muri tuwarete ndahihisha kubera ubwoba, nkavamo nkajya mu kiraro cy'inka kubera ubwoba, nkumva bahinda inyuma y'urugo birukanka. bene twabonye akaga, nabonye ibintu, nabonye amacumu, nabonye amasuka, nabonye inyundo, mbese twa nyirabunyago udusuka twose bari bashoboye baradukoresheje bica abantu. rero nshimye Imana ko yandokoye aho hantu, bajya kuntanga ibitambo. aba bantu rwo mu ikuzimu ntihabaho, habaho kuko njya n'igihe bigeze bananjyanayo mu nzozi, bigeze banshika banjyanayo, ariko marayika ntiyemera ko njya ikuzimu, ahubwo aho nahasanze njye nasanze y'umugezi, ndavoma amazi ndataha. ntangije umugabo rero ubwo aragenda asanga wa mugore cyakoze. nuko rero ubwo umuntu ufite umugore w'abandi umugabo w'abandi yarekuye ntabwo yamurekura kubanjye abashinganye. niyo mpamvu uwakozweho Imana ntiyamuhuma. wakozweho yigeze nkuko nyine yabanje kunyura ahandi ugasanga si uwabo, ntabwo Imana yamuhuma. izaguha isugi izaguha isugi zose ntizihari inyeze izuvuze izo utegereje se izo utegereje wanjye arashinganye, ariko urambaza ayahe magambo ashinganye nande? ntago yakorwaho. akorwaho nande nyine ko muzahura? Bibiliya iravuga ngo nta wapfupfunyura umuntu wanjye mu biganza byanjye. nkumva warinde wajya gupfunyura umuntu wanjye mu biganza by'Imana? uzi ko musengera? wamuzanye se ukareka kumusengera, urakomeza kumusengera wagiye kumuzana ko nyifite bya nyirantega. nawe rero noneho ndagutumiye vuba aha Emi. ntumerekesha Emi, ntumire ugira ibyo unyereka kandi ndagutungura, hanyuma bakunze ibihumure wasanga narangize. bakunze ibihumure rero mbabwire, rimwe na rimwe tuzana amakuru tuba tugira ngo tubabwire ibirimo biravugwa hano hanze, cyane cyane mu itangazamakuru, kandi mumenye ibyo muhita mu by'umumaro, na bimwe tubyitondere. tuye n'ibyo twitondera. umudamu avuze ibintu, avuze ku tuntu tw'udutopiki nka tunga, hari icyo avuze, aravuga ati ngiye kuzimu bigeze kunjyana ariko nagiye mu nzozi. ndahaza sawa. umugabo turabana ariko tubana yaragize ate? yaranjyanye adahari. sawa, reka nkubwire rero, byanze bikunze niba uri kunyumva nonaha, iyi si tubamo hakorerwamo ibintu byinshi. rero nusanga bavuga ko mwari kubwiriza cyangwa pase bari kuruhimba bari guhanura, sinzi abajya batwandikira ngo wampaye nimero za runaka ukazimuha, ejo ngo namuhamagaye anga kunyitaba, ngo namwandikiye anga kunsubiza.
muri kunyumva nta reka mbabwire isi wanshinja icyo turimo kintu niho tugenda tubasangiza amakuru y'ibintu turimo turacamo muri iki gihe mubimenye kandi niba rero ujya gusenga menye ibyo usenga naho usengera nuko usenga umenye no musengana umenye n'umushumba wawe sawa rero gusa igihe ari nuko inzara yateye muri ADPR abashumba bicaye baravuga ati biraducanze noneho barimo barasesengura ikiri guteza inzara mu itorero ariko n'uyu mwanya sarabasi barabona igisubizo cy'inzara se cy'inzara mu itorero se ntimukibona se ijambo ry'Imana bivuga ngo zateza inzara ufite amajwi se mwene Dawidi ntamenyerwa uzi kuririmbira Imana mwene Dawidi ntamenyerwa uzi kuririmbira Imana ukabwiriza Imana nyuma y'iminsi 3 ukajya gusambana bakakubona uwo ni Masumbuko niyihe Mana wabonye ituma umara iminsi 3 yari muri Karuvali cyangwa usenga nyuma ugasubira mu byaha umuntu akitwa pastor revera bishop apotre ejo mu gitondo ugasanga ni ibandi uyu munsi urashaka kugira ngo utandukanye umukristo n'utariwe ntabwo wabimenya abantu barashaka ko Imana ibaha ibiryo ibaha amahera ibaha akazi ibakorera amakwe abantu barashaka ko Imana ibajyana i Buraya ibajyana muri Amerika abantu barashaka ko Imana ibubakira ibitabashwa abantu barashaka imigisha y'Imana ariko ntibashaka Imana bamenye Imana itanga agakiza serekana bazi Imana itanga ibiryo itanga intebe itanga ubwiza niyo mpamvu uzabona abantu bakumva ngiye Imana abantu bashaka nitanga ibiryo nitanga visa nitanga abagabo n'abagore nitanga amashuri amadiplome n'ibindi byose abandi bashumba rero noho baricara uyu ni Masumbuko nawe yavuze inzara hano nawe ariko aravuga inzara umva rero kubona adahuje n'irarirye ntabagitera ndasohoka cyangwa kanabaza n'abajye bahamagara ati ku cyumweru hari indi uzabone kuza ati nzaza ari uko aza baza kubanza amatara atandukanye bati ni bande bicaye aho ngaho yasanga hatara akajya ahantu hari umugisha wa wundi ataraza agahita avuga ngo nta giteranye nta kiri bukoreke kandi n'abanyamadini nabo cyangwa abategura ibiterane barabimenye bajya ku maradiyo ngo hari igiterane tate kumwe n'abakozi b'Imana hari uyu n'uyu basigaye bagera no ku rwego bajya gushaka amafoto y'abantu bakayamanika ahantu batanavuganye nabo kugira ngo babwire abantu kuko badashobora kurya ibiryo bisanzwe bati muzaze nta Yesu hari hari abantu ngerize kuyobora imidugudu ibiri ibibazo byeze kumbaho hari hamwe nayoboye noneho cyane nk'amasengesho yo mu mibyizi simbabwira abigisha abazaza noneho simenye ko abandi ari umudugudu umwe nigeze kuyobora noneho simenye ko abandi kugira ngo abantu baze bababwire umuntu uzaza noneho ngewe kubera yuko nzi ko nta muntu ubonerwamo agakiza ko agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo ngiye nkatangaza amasengesho nkanararikira abantu kuza mu masengesho ariko simvuge umwigisha uzaza noneho nkatumira umwigisha yahagera bakazasanga ni wa mwigisha bakundaga noneho cyangwa se yabwirije abantu barafashwa noneho abantu bajyaga baza kunuka nyuma mu biro bati kubera tutatubwiye yuko azaza kubera yuko wenda baracika koze afishe barambwira batese kudashyizeho ifoto mbese ifoto y'iki ngo ifoto ngo y'umuntu ngo uzaza ngo atuma abantu ngo baza uzi ukuntu basubije nabwiye nti niba abantu bari kuzaza kubera uwo muntu abo bari kuzaza kubera uwo muntu bazarurere cyangwa bazamusange bazarurere kuko twateguye amateraniro twayasengeye Imana izaba ihari Yesu azaba ahari Imana yiteguye guhaza abantu baza bafite inzara n'inyota ariko niba uwo muntu ari we bari kuzabahaza akaba ari we uzabafasha please nta kintu nibagiwe mwimpugura ngo nibagiwe ifoto ngo tuye guhindura afishe ntabyo mpindura kandi yarakikiye wakikiye ari amafoto nama yari Satani urabona no kumenyera igiteraniro ko Imana itahaba ko hari abantu none abantu kandi bagana ku maradiyo no ku mateleviziyo no kuri za WhatsApp abantu rero nibakiza guterana baje kumva Imana baje kumva abantu none rero n'abayobozi bamwe bayobora aho kugira ngo no bigirire icyizere babahagarike abo bantu bakore bakati baretse kuntera amabuye kandi abo bantu bagene ngo bikorwa bagati turamwishyurira ni birebire turanamwishyurira
kugira ngo uwo muntu aze. Abantu benshi bava mu ngo zabo rero bagiye gusenga ba bishop runaka, ba profete runaka, yagera mu rusengero yaje gusenga profete runaka, atagiye gusenga Imana kubera ko yajyanywe na profete runaka, nawe azaba hari, yamara kugerayo profete runaka akamutera inda. Niyo nzara iri mu idini. Ubyi ni inama n'abashumba bicaye hamwe barimo bariga icyakorwa kugira ngo inzara y'umwuka ishire mu bakristo. Ko Yesu yavuze ngo azateza inzara abantu bato. Mane bawumugisha. Murakoze cyane Bobo, Imana iguhe umugisha. Ba nyir'ubwite bumvisha ibyo bagomba kumva n'ibyo bakwiye kwitaho. Byanarize wigenda ukurikiye umuntu, kurikira Yesu. Niyo wajya mu rusengero ugasanga uri wenyine, ukwiriye gusenga. Kandi reka nkubwire ibanga ryo kugira ngo usabane na Yesu, ari byo nsoreje weme. Nuzajya ujya no mu rusengero ujye umera nkaho nta wundi muntu muri kumwe. Hayo niko ntabibona mu Katolika. Padiri runaka ni uzaza, nange muzaze. Nuzajya mu rusengero ujye ubwira Imana ngo Mana ninjye nawe, nigusaba kugaramugarame, nigusaba kwigaragura igaragure, nigusaba kuvuza induru yivuza, ikizagusaba uzakora icyo, ariko wigenda ufokasinze. Aze hana ko yageze yagiye wenyine mu ngoro ntiyarize. Mujye mureka ibyo ngiye. Mane bawumugisha. Mukajya gushaka profit. Bye bye. Mwakoze cyane.